ndashaka kugushima kubw'uyu mugabo, kubw'uyu mugore. Ngushimye kubw'abantu wararitse, ngushimye kubw'abashyitsi, ngushimye kubw'abasangwa. Tuguhaye ikuzo, tuguhaye icyubahiro. Ndasaba nkwinginga, ngiye kuvuga ijambo ryawe. Ndasaba kugira ngo umwuka wawe wera azavugane n'imitima yacu, azatwigishe, azaduhugure, azadukangure, atwereke inzira dukwiriye kunyuramo. Iyo nzira itubereye kuko niyo waduteguriye. Mana, turagusaba ubwenge, ngiye kuvuga ijambo ryawe. Ndagusaba ihishurirwa, ndagusaba ubumenyi budatangwa n'umuntu ahubwo butangwa nawe. Ndabigushimiye ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Abashyitsi tubahaye ikaze. Abashyitsi badusuye. Naraba kujya hagati. Abashyitsi badusuye bari hehe? Mudupepere ho gatoya. Twasuwe n'abashyitsi b'umuntu wabo. Muhaguruke ho gatoya, muhaguruke ayo mashini agara kugira ngo bigere mu yakomera. Abashyitsi badusuye bakomera amashyi menshi. Wow. Tubahaye ikaze abashyitsi beza. Muri abashyitsi b'umugisha, ariko natwe turabasanga b'umugisha. Turavuga ngo Yesu araho umugisha, kandi turavuga ngo mwicare mugubwe neza. Tuzi neza icyo Imana yabateguriye, mwakoze kuza kudusura. Iyi ni Nyabugingo Worship Center. Nyabugingo Worship Center rimenyesheje ihuriro ryo kuramya. Nta kindi turamya, ntabwo ari umuntu, ntabwo ari amafaranga. Turamya umugabo watugiriye neza witwa Kristo. Iyo turebye neza ye twumva nta kindi twakora, nuko umuramya gusa. Rero tubahaye ikaze mu ihuriro ryo kuramya hano. Turavuga ngo Yesu abaho umugisha, mwakoze. Turakubwira ngo niba ukijijwe, ufite aho usengera, nugera aho usengera badusuhuze. Ariko niba udarakizwa, nangwa ukimukira muri iyi karitsiye udafite aho ubarizwa, turakwakira hano. Uze wifatanye natwe dukorere Yesu. Yesu abaho umugisha. Ndashaka kuvugana nawe ku ijambo ririmo ribyiganira mu mutima wanjye. Tumaze iminsi twiga ku ijambo ryo kwera imbuto. Ijambo tumaze iminsi, insanganyamatsiko yacu y'uyu mwaka ivuga ngo maciyeho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Turi mu bihe byo gusuzuma, turebe ese koko tuvuga ko dukijijwe, ese turi koko ubuzima bwacu buragaragaza ko dukijijwe. Ntabwo maze imyaka myinshi nkijijwe, ariko iyo nkijijwe nayo ndayishimira Imana. Imyaka, uyu ni umwaka ndimo ngendesha n'uwa 32, ariko muri iyo myaka yose, muri iyo myaka 32 maze ngendana n'umugabo witwa Yesu, nabonye Yesu agira neza, nabonye Yesu afite urukundo, nabonye Yesu yuzuye imbabazi, nabonye Yesu adatererana be, nabonye Yesu adakoze isoni, nabonye Yesu abamwiringira batamwarwa, nabonye ubuntu bwe, nabonye kugira neza kwe. Ni nayo mpamvu Yesu aravuga ngo mbashyiriyeho kugira ngo mugende mwera imbuto, kandi izo mbuto zanyu zikora iki? Zigumeho. Ntabwo ari iza sezo, ntabwo ari iz'ibihe ko umuntu yumva naguwe neza uko naramutse. Dufite abakristo muri iyi minsi basigaye bera imbuto bashingiye uko baramutse. Ntabwo ari ko ijambo ry'Imana rivuga. Riravuga ngo rikeneye kugumaho, mu bigeragezo zikagumaho, mu ndwara zikagumaho, hagati mu banzi zikagumaho, hagati mu bukene zikagumaho, hagati mu rubyiruko rikagumaho. Hari imyaka dutekereza ngo iyo myaka, iyo myaka arimo. Twebwe ntabwo tugengwa na adolescence. Adolescence ntabwo ari ituyobora. Ntabwo tugengwa n'ubusore n'ubukumi, tugengwa na Yesu. Iyo mwuka wera yicaye muri twe, ntabwo imyaka yitugenga. Yego nayo ishobora, kubera ko iyo nayo yazamutse irongera igahura n'umugabo witwa Yesu. Yesu yarangira akabwira ati tuba wa myaka. Mwavuga ngo amen ariko. Haleluya. Haleluya. Icyo Imana igushiriyeho ni ukugira ngo were imbuto. Aho utuye, aho ukorera, aho wigira, aho mubana, abakijijwe n'abadakijijwe, Yesu arashaka yuko wera imbuto zawe, uberera imbuto. Muraho neza baroko? Muraho. Ndashaka uyu munsi kugira ngo mvuge ibintu by'ingenzi usabwa muri uru rugendo rwo kwera imbuto. Amena? Ndumva mwashize mu kibindi, sinzi impamvu. Mushobotse mwankuramo kabisa, mukankura muri ubwo buroko bw'ikibindi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero iyo turi
kumenya muri uru rugendo turimo twera imbuto ese turasabwa iki? Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu kimwe cy'ingorane, ariko ndashaka ndavuge makeya tuvone ibyanditswe. Ikintu cya mbere nshaka kukubwiraho muri uru rugendo rwo kwera imbuto, kugira ngo were imbuto, zimwe mu mbuto z'ingenzi Yesu agusaba ni izihe? Icya mbere, babarira bose. Haro? Babarira bose. Babarira bose. Bene data, gukizwa biroroha. Gukizwa biroroha. Yego ntabwo byoroshye kuri bamwe kuko ubuntu bw'Imana burahari. Birakomera kugira ngo umenye Yesu ni urugendo, ariko hari urugendo rukomera cyane. Iyo turi muri uru rugendo rw'agakiza tugira abantu batandukanye baduhemukira, batubabaza. Iyo washakanye n'uwo mwashakanye, iyo mukicarana wakubwira mugenzi wawe uti sheri shushu, akana ko mu jisho, ikimanuka kivuye mu ijuru, amazina mujye mwumva ayo yicaye. Ariko iyo bamaze kumara mu bushakashatsi bw'abashakanye bakubwira ko imyaka 2 ya mbere y'urushaka ikomera. Uzi impamvu? Mugenzi wawe aba yatangiye gukurayo zamukusha bya bindi yaguhishaga. Oh sweetheart, umutima wanjye uratera wowe, uratera. Iyo numvise mba numva uterane wowe. Iyo murebye mba mbona marayika uvuye mu ijuru, undi nawe akavuga ati koko disi koko pe, uyu niko bimeze. Mwarangiza noneho aba bana mu batunganya gatoya protokoli dufashe. Haleluya. Nukuvuga ngo uko tubikora, uko turushaho kubikora, niko tugera ku rwego noneho ugatangira kubona mugenzi wawe agatangira kubona intege nke zawe, akamenya uko urakara, akamenya ko usinzira cyane, akamenya ko ugona cyane, akamenya ko wicura ukarya. Nibo muranyumva neza? Yarangiza akavuga ati ntabwo narizi rwose, akamenya ko urya isahani 3 nangwa 4, nabyo ntibiba byoroshye. Akavuga ati rwose narinzi ko, ariko cyagiye mwahuraga wajyaga no kugira na cyane abakobwa murabizi, iyo ugiye kurya ufata akantuza, niba ari ka gafiriti ugafata aga-PS k'ifiriti ugashyira mu kanwa ukarya nkaho wenda atekereza, akavuga ati uyu ntarya. Ariko rero kugere mu rugo isafuriya ukayikubita hariya, ukayiyegeka hariya, yarangiza akavuga ati biriya bintu ntabwo narizi ko ari ukubije. Igikomere kigahita gitangira. Dufite umukozi w'Imana we watubwiraga, we yari afite ikibazo kubera ko dutuye mu mujyi, hari n'igihe ugira ukagerageza ukarondereza ibyo kurya. We wari umusiribateri, wahahaga ibyo kurya 2 biro kabirira ukwezi kose. Umugore niyaza mu rugo ntabwo muri 2 ukwezi, n'icyumweru n'icyinshi arakicarira, n'abashyitsi baraza baze babirye mu birangize. Nimwamara kubirya mugera ku rwego musanga ibintu birakomeye, wicara uvuga uti uyu mugore narizi naho ameze nk'intuza. Harya zambe bazirya ibintu bazita ngo mwisubire namwe. Noneho rero niyo mpamvu ndimo mbasaba iki kintu cyo kubabarira. Niyo twinjiye hano mu nzu y'Imana hari ibintu bibamo bigoye, ariko Imana iradushoboresha. Ndagira ngo twihute tujye mu gitabo cya Matayo wa musomyi wacu yihute. Matayo 6 umurongo n'uwa 14 kugera kwa 15. Wihute dusomere, baguye na mikoro rwose. Matayo 6 umurongo wa 14 kugera kwa 15 havuze ngo iki? Some mu izina rya Yesu. Matayo 6 umurongo wa 14 havuze ngo iki? Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Okay, urakoze cyane. Ijambo ratubwira ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo barabifite. Bwira mugenzi wawe uti barabifite. Bandavuga abantu ibyaha byabo bavuga ni bande? Niba twebwe nanjye ukuvuga butumwa ndi hano.
ubababarira ibyaha byabo barabigira. Nubwo umubona yibomberetse gutya arareba ukagira ngo ni cya gishushanyo cya Bikira Mariya cyo kwa Padiri. Yitoze. Hari igihe umuntu ureba ukabona n'umwuka wera muri we, wamureba ukabona uko akureba ukavuga uti rwose aruzuye, aravigiriye mu mwuka ntavuga, ariko yabumbura ukavuga burya habitsemo ibimeze gutya nawe. Ijambo riratubwiye ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, nimubabarira, ijambo riratubwiye ngo na so mu ijuru azabababarira. Mu yandi magambo, kubabarira kw'Imana nako gufite kondisiyo. Imana ikubabarira ari uko wababariye abandi. Bibiliya itweretse neza, ntabwo itubwiye kategori y'ibyo tugomba kubabarira uko bimeze. Iratubwiye ibyaha byabo, niba babesha ni ibyabo, niba baroga ni ibyabo, niba bicana ni ibyabo, niba ari abagome ni ibyabo, niba ari abajura ni ibyabo, niba ari abasambanyi ni ibyabo. Dusubireyo muri uyu murongo ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo. Ntabwo uvuze ngo bimwe pasa, hari ibirenga. Ijambo riratubwiye ngo nimubabarira abantu ibyaha byabo. Imana irabizi ko babifite, bazagucumuraho, bazakubeshera. Yewe nyizwa, hari ikintu cya mbere nyijijwe nanywaga agataba tansiyo we, naragatumuraga. Uzi iyo wagatunguye ufite inyota yaho uragaporeza, wajya kumva wow birimo. Mumbebereho gatoya ntabakumbuza gusubira yari abakanyoye nkanje, nagatumura nkumva wow. Ariko hari icyuho kitari kiri muri jewe, maze gukizwa byose narafashe njugunya hasi. Ndibuka umunsi nakijijwe, nabanje mbwira abambwirije ubutumwa, nabwira nti rero murabanza munzanire igishirira umwitabi ryanjye dusezereho, kandi narisereye. Maze barangije, kuko nakijijwe sakara urusengero. Nakijijwe muri iki? Nabwira nti nimurizane igishirira mukizane hano hejuru. Barambwira bati ntabwo dushobora kukwemerera kunywera hejuru y'urusengero rwacu ngo ururoge. Nabyo bincamo intege, mbaye umurozi ndimo nshaka gukizwa. Ariko ndangije manutseyo, hari icyabaye. Maze kumanukayo, ikintu cyakurikiyeho ntabwo ari ikindi. Nibwo navuyeyo ngombeyo, ndaza mfata agatari kanjye, maze ndakongeza we mwiguruhira tansiyo. Ndatumagura. Ngo mare gutumagura, nkura ibyo nari mfite byose, njugunya hasi. Kuva uwo munsi ndavuga ngo ndakijijwe. Kuva nyijijwe. Muraho barako? Bwana asifiwe. Barokore, haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuva nakijijwe ngozi iki? Nyijijwe. Ariko ninjiye mu kirokore ndari umunyamujinya, nari mfite ibibazo byanjye, nari mfite umushiha wanjye, nari mfite agahinda kanjye, nari mfite ibikomere byanjye. Ninjira mu kirokore nzi ko abarokora ari abamarayika. Maze abarokore barambwira ngo welcome to kirokore zone. Maze abarokore barampashura de. Abarokore abo nari nzi ko bafite urukundo, abarokore banyereka ayaruguru ntarinzi. Banyereka ko urwango rubamo no mu barokore. Bicara ndibaza bimera iki? Ngira umutwara wo gukorera Imana ni mwazabona hana kamikoro. Yewe ndanakarekura, niyo mpamvu ngira ngo ahari impamvu nkarekura cyane nuko nakabuze cyane. Kuko hari imyaka abantu barebaga ko ntashobora gukorera Imana. Kugira ngo ujye gupfumuza ngera aho ngeze uyu munsi, nimwashaka mu bihagaciro. Rwari urugamba ruremereye. Nkunda kuba uhamya ko nifuje no kuririmba muri korali bitoroshe. Umuntu akinjira mu mwuka ariko areba ko niyaririmbana nawe uri bumukoze isoni. Ukicara wicaye mu mutima uri yarinjira mu mwuka, ari mu kuri nangwa ari mu mubiri. Urimo nacurubanza. Ijambo ryatubwiye ngo mubabarire bose. Hari abazaguye mu kintu ugeze no mu nzu y'Imana. Murabizi mw'abahungu n'abakobwa, hari igihe ukunda umukobwa mugakundana mugahana amasezerano, akakubwira ati mubazakubabaza mpaka Imana yonyine niwe ukuye inkuye muri ubu buzima. Ku munota wa nyuma invitation zigasohoka bagaragaza undi atari wowe.
bigenda bite? Hari abantu bakomeretsa abandi. Ijambo riratubwiye ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru ntazabababarira. Ni inshingano ufite kubabarira abantu. Bazakubabaza bazaguhemukira mu kazi bazaguhemukira abagucumuraho nugera mu nzu y'Imana bazaguhemukira ariko Bibiliya iratubwiye ngo wige kubabarira. Kimwe mu rugendo rwatumye Yesu atwigarurira ntabwo ari ikindi, ni imbabazi. Hari abantu batoroshe kubabarira, umara kumubabarira utyo agahita asubiramo. Ariko nimutababarira abantu, na so wo mu ijuru ntazababarira ibyaha byabo. Urumva uko bimeze? Umurongo wa 15 batubwira ngo nimutababarira abantu. Ngirira mugenzi wawe uti nimutababarira abantu, mungirira ntacyo. Nawe Imana nizababarira. Ni kangahe tugiye imbere y'Imana tugashira amanga, tukagira Imana umbabarire. Tugiye kwihana sirimwe sikana. Ariko hari umuntu wagukoza akantu, wenda niyagushuruje, wenda niyagusuye urwaye, wenda niyagusuye. Hari ibintu bimwe kubabarira bene data biradusaba ikiguzi kiremereye. Jewe nkunda kubaha ubuhamya, njya kumugara nahuye n'ikibazo, ngwara indwara yamugaje, banjyana mu bavuzi ba kizungu, kuko twari mu gace katazi Imana. Baravuga bati uyu mwana ntabwo yavurwa n'abavuzi ba kizungu, indwara abavuzi ntabwo bayishobora ba kizungu, ni mu mujyane mu bavuzi gakondo. Maze baragiye bankondoreye ibibazo byabo, aba gakondo bankoraho we. Narahagararaga, sinashoboraga guhagarara. Abatabizi mwebwe bashitsi badusuye, ntabwo navukiye muri iri gare, navutse nirukanka. Ni nacyo kintu kimwe kinera ishari n'ishaka ryo gukorera Imana. Kuko iyi mibiri twambaye, uri umusore mwiza, nari mu muryango mwiza, nari umwana wabyirukaga neza, yewe murareba ko ntanasagana nabi atansi. Kamibabwire na. Hari igihe witara ugatekereza ngo giye ukomeze nta gishobora, reka nkubwire uwo mubiri wawe uranyeganyezwa bya cyane nandetse. Kandi iyo maze kunyeganyezwa n'abantu bahindura amashuri uko bakureba, n'amagambo bakuvugaho ntabwo ari yayandi, birahinduka. Nahuye n'ibikomere we. Abo bantu banjyana kuwa mbere nakubitwaga izanyakabwana mu gitondo nimugoroba. Tekereza umuntu udashobora kwiyicaza, bakaguterura bakagushira ku ntuza ku mbago babaga bashinze, nkamanuka hejuru y'imbago nikubita hasi, bakongera bakanterura n'inkoni barimo bangutagura. Nahoraga nibaza aba bantu nabakoze iki. Naho mariye kumugara nasigaranye ibisebe byo mu mutima by'inkoni nakubise. Nibaza aba bantu nabakoze iki. Nibaza ese Imana yari iri hehe bangutagura ireba ko ntazakira. Ese umuryango wanjye wakoraga iki ko utigeze umba hafi. Ariko umuryango wanjye bari wawuteye ubwoba, barawubwira ngo nibwo bwonyine nibangirira impuhwe akaga karambaho ndamugara, kandi ntibashakaga ko mugara. Izo nkoni ndazikubitwa we. Baba we, ndakubitwa mu gitondo. Nuko hari igihe nasengaga ngo ijoro ryoye gucya, hari umudamu umwe wankubise. Iyo abadamu barakabye, iyo binjiye mu kintu bakinjiramo seri. Niba agiye kuguha kiboko araziguha, niba yagukunze aragukunda full swing nta kibazo, niba yakwanze kandi ntabwo arakwanga, niba mufitanye ibibazo arabyerekana. Buriya abagabo tugiramo akantu kenda kumera nk'akaki diplomate, tuzi kwihishira, tumeramo nk'urunyaro gatoya. Mvuze gutyo ariko ntabwo ari abagabo bose. Mutagera hagati ngo musubire mu kuvuga ngo pasiteri yaratubwiye ngo murara inyakoya. Abagabo n'abana beza cyane nabo. Ariko umugore yarankubise we. Noneho namureba nkuva, uzi kureba umuntu ugatangira ugahinda umushitsi. Nari umwana w'imyaka 10. Ariko ukagera hagati ukicara ukavuga ariko nakoze iki. Uzi utaka kugira ngo utabarwe udafite no gutabara. Tabara we Mana. Muri iyo myaka 10 ukubitwa. Hari igihe nasengaga ngo nibuke. Ariko ikintu ufatira uwo mwanzuro wicara uvuga ngo bimeze gute. Reka rero mbabwire,
uwo mugore yarankubise, nari nzi ko ntazamubabarira mu buzima, kuko naricaraga nkibaza aho manikiye bamaze kumusezerera. Uwa mbere arasezerera muzehe, arambwira ati umbabarire kukubwira gutya, nafashije abantu benshi ariko sinshobora gufasha umwana wawe. Fata umwana wawe umusubize mu rugo, umugende utegereze umunsi azapfiraho. Nanjye ndicara mbona amarira azenze mu maso ya muzehe. Nta kundi bari bafite, ni ukunterura bakansubiza mu rugo bagategereza urupfu rwanjye. Ariko njyewe banterura bansubizayo, nta kindi. Imyaka yanjye igera muri 5, 6, 7, 8, 10 almost, nta kindi natekerezaga. Nakubitiwe iki? Mwankubitiye iki? Nari nabakoze iki? Uzahita umuntu kukuvutagura ntacyo mwavuganye akagukubita. None umunsi umwe maze gukizwa, ndakizwa ndabaramaza, ariko icyo kintu nari nzi uwo muntu ko nazamurekura mu mutima wawe. Ariko umunsi umwe higishwa ikintu cyitwa kubabarira. Pasiteri umwe waje atwigisha, ntabwo nzamwibagirwa, ari Pastor Semfuma. Uyu mugabo uko herutse kwitaba Imana, wari mu mwaka wa 1994, aza kwitorera iwacu aratubwiriza. Aranje kutubwiriza aratubwira tumva ijambo ry'Imana riravuga ngo ugukubita urushi kwitama ry'iburyo ujye umuhindurira iry'ubumoso. Ntabwo ibintu byo gukurikira Yesu birakomeye. Umuntu nagwa pya uburyo urashaka n'iry'ubumoso utingire, ariko ni murokora icyo wakora. Umurokora arahagarara akavuga tumva rero, atereka amabwire, reka ntabwo nkubita wowe, ndakubita abadayimoni. Iminsi ishize hari n'umupasitori numvise hariya mu gihugu cy'abaturanyi wari waciye imyerema rwose, akabatunganya abakristo badakizwa neza, kabaha ibiboko. Niba nageze shake hano simbizi, ariko ntabwo, reka mbabwire, iyi nkoni ivuna igufwa ariko ntabwo igera ku mutima. Nicyo nkundira Yesu, ko Yesu ibyo akora bigera ku mutima. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu mureba itorero nta kasho tugira, ariko abantu turababwiriza. Hano ndibuka tukitangirira itorero, abantu twajyaga tubabwira ngo bigize y'amatelefone. Ufite telefone umuntu yahumirizaho gatoya akajya guhumura agasanga yagiye. Ariko Yesu yagize neza, ntabwo twajyanye muri gereza y'abahindwi, n'abayateruraga ntibakiyaterura, ariko ukabike kure. Ndataba hari uri buganirizwe uyu munsi tutabizi. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ariko Imana irahindura. Nta kasho tugira, ariko tubonye kubabarira. Rero ntabwo Imana itubwiye ngo ubabarire abantu runaka gusa, iratubwiye ibyo badukoze byose ni ngombwa ko tubabarira. Hari rero n'abagiye gukoresha ubwo burenganzira, erega tugomba kubikora. Pasiteri yaratwigishije ngo mutubabarire, nawe tuzakugeraho tukubwire icyo Bibiliya ikubwira. Nawe Bibiliya iratubwira ngo wowe ucumuza bene data ukeneye guhambirwa urusyo ukajugunywa imuhengeri y'inyanja. Mu yandi magambo, iyo bakuhambiriye urusyo bakakujugunya imuhengeri y'inyanja, ni amakuru avuga ngo ntabwo n'umurambo wawe ntuzaboneka, kuko urusyo ruremereza wa murambo. Ubundi umurambo iyo amazi amaze kuwinjiramo, umurambo ujya hejuru ukareremba hejuru. Iyo bawuhambiriye urusyo rero nta access yo kugaruka hejuru. That is how dangerous it is. Gucumuza bene data witwararike. Ndagira ngo twihute tujye mu gitabo cya Luka, nangwa abanza Abakolosayi 3:13. Ihute. Abakolosayi 3:13 bavuze ngo iki? Arimo hagera mu by'ukuri, naje uwo mukozi w'Imana twigishije iryo jambo, numva ndatsinzwe. Byari ibintu hafi byari bimaze imyaka yageraga muri nko mu myaka almost yari igeze mu 10, yakabakabaga 10. Ariko byabaye ngombwa ko murekura, ndamubabarira. Maze kumubabarira nibwo numvise amahoro yo mu mutima atemba buri gihe. Nihana kubwira, kandi koko ngiye kugenzura nsanga wenda nta nubwo yabikoranaga urwango, yabikoraga azi ngo aramfasha, ariko akabimfashanya na kamere nyinshi.
reka kamerera gatsindwa n'agasaka ibintu byose birihishira ariko igera hagati kaguta ku karubanda aha havuze ngo iki Kolosai 3:14 aha 13 mwihanganirane kandi mubabare mwihanganirana kandi mubabarirana mubabarirana ibyaha ongera ukadusomere neza mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha yego uko umuntu agize icyo apfa n'undi nk'uko umwami wacu yababariye abe ariko namwe mubabarirana. Wabyumvise ijambo ratubwiye ngo mwihanganirana radu uwo muvandimwe Pupute nuko mwihanganirana n'ibyoroshye ntabwo byoroshye ijambo ratubwiye ngo mwihanganirana bande bihanganirana twese ukeneye kunyihanganira nanjye nkeneye kukwihanganira ntabwo byoroshye wowe utekereza kuri marayika urareba rero abandi urareba runo rutoki rubatunzeho urareba runo ruravuga mwebwe eshatu ziratungane ngo jewe naraba kureba abandi maze nirebe inshuro eshatu ahubwo kuko eshatu zintunzemo mwebwe mw'abakristo nanjye arimo arambwira ngo wihanganira nawe uyobora inshuro eshatu ega bashumba ibyo turabizi hari n'abagutera amabuye hari n'abagutuka hari n'abagufasha hari abagusengera hari n'abagusengera nawe ijambo riratubwiye hano ngo mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha barokore kubabarirana ibyaha n'icyaha ariko umwuka byarana jewe turi mu gihugu giteye ubwoba barokore mureke tunitwararike dufite igihugu kitwigisha amateka akomeye hano hari umupastori ngira ngo ni pasiteri wo muri ADPR witwa Nikarangwa ni Rurangirwa warokotse ariko abana be 7 bishwe muri jenoside Karuranga pasiteri atubwira ubuhamya bw'ukuntu yagize ikintu abana be bamaze gupfa ariko ijwi riramubwira babarira umuryango washatsemo ubabarire noneho tekereza umuntu kubabarira bamwiciye ariko wowe ukananirwa kubabarira umuntu utaje kuri anniversaire yawe ni muri ibintu turimo turwana anniversaire ntabwo waje kuri anniversaire sinzakubabarira sha ntabwo nzakubabarira umutima wanjye reka mubwe wande igisebe umuntu ari hariya arimo aravuga ati abanyiciye narabababariye who are you tuzajya mu ijuru kubona Yesu Bibiliya iratubwiye ntabwo tuzabona Yesu tutariga kubabarira birakenewe uwakurebye nabi utaraguhaye utarakugaburiye utaragukoreyemo uwagusanze ukennye utaragufasha ukuboko utarakuriye mininiva dufite ibibazo byinshi iyo ubishyize ku munzani hari ubwo wumva bikwiriye bifite ireme imbere y'abantu bifite ireme ariko imbere y'Imana ireme bifite n'ireme Imana yaguhaye yagutangiye ikiguzi kiruta gutekereza ijambo ryatubwiye ngo mubabarira n'ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi bariza mugeza batari icyupfa n'undi bamwe n'umuturanyi muturanye ntabwo muvugana umusuhuza orara ubuze icyo mupfa noneho rero tutunyagwa tw'utubanza twaje mu mujyi wa Kigali no mu cyaka imbibi mu minsi yashize twagize ikibazo ahantu twabonye twaguze ikibanza hariya mu Bugesera cy'urusengero rwacu rwo mu Bugesera umuntu araza nta n'icyangombwa afite twebwe dufite ibyangombwa bigaragara uko bimeze tuguze ikibanza nta mbibi twongereye izo dusanze nizo dusanze maze umuntu arahaguruka aratongara turimo turacukura aho turimo ducukura turimo dushyiraho fondasi ati ikibanza mwakijyanye atireka ndico umuntu noneho ibintu birakomeye ndaza ngo ngera hagati isanga ibintu byakomeye aho imiyenza aho yayirimbaguye ati zimini zirabesha namaze se ngaho uzana icyangombwa
turebe aho imbibi zawe zigarukira. Nahizaca ati ngewe icyacu ntabwo icyanjye sindakibona, ariko mwibye ahantu hacu. Ngewe dore ibyangombwa byacu. Umugabo aratunanira. Bene data, gushaka amahoro hari icyo bigusaba. Ndangije ndamubaza icyo ushaka niki. Arambwira ngo hano hari ahantu mwarengere. Nambwira ni wowe mbwira icyo ushaka, urashaka iki? Ndagira ngo ube umunyakuri, uhagarare nk'umuntu w'umugabo, tuvugane, ntabwo turabonana, nta n'impamvu yo gutongana nawe, nta n'impamvu yo kuza ngo twaje gushwana. Icyo ushaka ni ngo urabizi, ngo jewe, ngo jewe dore imbago zacu dore zicana. Ndamubwira nti twereka aho zica. Ambwira nti noneho ushaka imiyenzi, ushinga imbago aho zica, wowe ukuri mu byifuzo. Nanjye nabwo ariko turabanza duhamagare n'umuyobozi aze zambaga zikurikirana. Imbago haraza nyine turagira ngo nimucishe hano. Nanjye nabwira nti ahangaha niho zicati. Nabwira nti izo mbago rwose kuva aho ngaho nta kibazo gihari, jyana ariko dusigane amahoro, turabaturanyi, nta mpamvu yo kurakarana, nta mpamvu yo kuvugana nabi. Ntureba serata, ntureba. Hari ubwo amahoro agusaba ikiguzi. Icyo upfa hari ibintu bimwe usanga bidukanuza amaso. Nari narabwiye n'abavandimwe tuvukana, nari narababwiye ni jewe yaba papa yandaga atandaga, ntabwo nzigera nza ngo naje kuburanira ibya data. Kubera iki? Ntabwo papa yakoze ibintu mureba. Ntabwo nzajya kuza ngo naje kuvuza induru. Barokore umuntu nagira icyapfa nundi, mumbarizo utari icyo mupfa nundi. Ashobora kuba atari wowe. Ibyo nyine uzi ko mushobora kuba mwicaye hano n'uburyo wambayemo byamubabaje. Yarakaye utabizi kugira ngo wicaranye n'umuturage utuje. Hari ubwo ushobora kuba wicaranye n'umuntu agaparufe wonyine wisize konyine kamuteye ikibazo. Umuhumuro. Cyese nuzura n'abantu bambara imikara. Muricaranye arababaye. Noneho rero niba yababajwe nawe wambaye ako kantu, erega mwuka byaza. Erega niba yababajwe nawe, none se noneho wa wundi babana buri munsi. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ndimo mbasaba mureke Bibiliya iratubwiye ngo niwagira icyo upfa na mugenzi wawe, ni mukora iki? Mubabarirane. Mukora iki? Mubabarirane. Kugira ngo naso mu ijuru azakora iki? Azabababarira. Ariko nkuko umwami wacu yarababariye, abariko namwe mubabarire. Yesu ajya kubabarira ntiyashyizeho kondisiyo. Hari umuntu ubanza kukubwira ni najya kukubabarira, umva rero jewe. Hari abantu bamwe ugenda ugasanga, reka babwize ukuri, umuntu ashobora kuguhemukira. Abarokore bamwe rero ntabwo tukirwanira no mu magambo, dusigaye turwanira mu masengero. Umunsi umwe nanjye nahuye n'ikigeragezo, reka nyibabwire nubwo ni pasiteri. Ubu mwebwe muratubona mukagira ngo kubera ko turi abapasitori ntitujya turakara, ntitujya tubabara, twihebeye Imana nyine byararangiye. Ariko ndagira ngo nongere mbatangariza agatangazo, turi abantu bambaye umubiri. Turi abantu muri bo muranyumva neza. Umuntu yarambabaje, arambabaza, arampemukira. Yari umuntu nakunze n'umutima wanjye wose, ndamukunda gukora buri kintu. Mbe yari nicira hanikubiti. Noneho ankora ibintu, amvuga nabi, arambeshyera, aranuka, ankora ibintu mbe bikomeye, anandikira n'urwandiko runtuka. Abakristo mugira imbaraga, ndarusoma ngo ndusome. Naricaye ndavuga Mana, ntabwo batutse giye baratukaho. Nukuri. Ariko unangije njya mu masengesho, ariko ikintu nagiye gukora, ngiye kumusengera. Ikintu kizamuba azahinduka kabarori. Maze ukabyara, ndagenda nitoje gusenga. Mfata amasaha yanjye sinzayibagirwa yaraya 3. Maze kumva ibyabaye byose ndagenda njya gusenga. Ngo ntangire gusenga, ntangira kuramya, ntangira gukora, ariko mfite umujinya avuga ngo Imana imukubite inkoni n'abandi bose ndaraho.
Nesha abagaragu b'Imana. Haleluya. Ariko dufite Yesu mwiza. Udukunda naho tutabizi. Noneho ngo mbe ndi mu myitozo ndasenze, ntangiye kuramya, ntangiye kuvuga Imana ibigwi, ndimo nyivuga ibigwi ntangiye rero kwitoza ko ngiye kumuvuma nyine mwisengesho. Ijwi rirambwira ngo naguhamagariye guhesha umugisha, ntabwo naguhamagariye kuvuma. Ndavuga ngo Imana, uyu muntu yambabaje ku mutima, yambabaje, agomba ibyigomeke byose, ibitumvira Imana byose bigomba guhanwa. Ni urabizi hari n'igihe dushaka n'ibyanditswe. Ananiya na Safira byabagendekeye bite? Bapolisi ntiyabamize umwuka we ukumva nawe akeneye. Nabwo mw'abantu mwe mwitwararika. Abasore bamwe basuzuguye umugaragu w'Imana, bamaze kumusuzugura baramuseka kubera ko afite uruhara witwa Elisa. Baramusuzugura baramukwena. Arangije uko bamusekaga aravuga ati idubu zize zibamire. Amadubu araza, abasore bose nta n'umwe wasigaye. Bararibwa tu kubera guseka umusaza w'uruhara. Ni yararufite ariko ntibyabarebaga. Kuki murebe tutabareba? Ubu nk'ubu jewe hano ni rwa ntanyuza imbere kandi naraje kubashumba ntarugira. Wenda nimwe mwarumbeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Wenda Yesu nawe yari yararutewe nawe yasenye. Urugero mbahaye. Ariko icyo ndimo mbabwira ntabwo ari ikintu. Barangije noneho nanjye numva ndi justified. Ariko umwuka wera arakamira. Uko nakomeje gusenga umwuka arambwira ngo ntuvume, sinaguhamagariye kuvuga, naguhamagariye guhesha umugisha. Amina. Musengera uwo muvandimwe, ndamusengera, ndamwaturaho umugisha, ntangira kumusengera, ntangira kuvuga Mana, ntuzamwiture nk'ibyo yankoze, ntuzamuhe ingororano nk'izo. Musengera ubuzima bwe, nsengera ejo hazaza ye, nsengera umugore we, nsengera abana bamukomokaho, nsengera ubuzima. Ndamusengera, maze kumusengera nafashe amasaha 3 yose n'ibibazo byanjye nabyibagiwe. Nsengera uwo ngo mare kumusengera, ntabwo nzaho umunezero waturutse, ntabwo nzaho amahoro aho yaturutse, ntabwo nzaho imbabazi zaturutse, ntabwo nzaho urukundo rwadudubije. Ngiye kumva numva wa muntu bya bibazo narebaga numva nakibireba, menya yuko biramureba niwe n'Imana. Ngiye bareka nkora uruhare rwanjye, numva nkeneye kumukunda. Iryo joro sinzagibagirwa, byankoreye umuti. Hari abantu benshi bameze gutya, bazakubabaza, bazaguhemukira, ariko Imana iragusaba ko ubababarira ukabakunda. Ni urugendo rutoroshe bene data, ni urugamba rutoroshe ruremereye. Kubabarira biragorana. Yesu nashimwe. Igitabo cya Luka igice cya 6:28. Dusome mu izina rya Yesu. Havuze ngo iki? 6:28. Mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Haleluya. Ngaho ni mumbe pereho gatoya. Baratubwiye ngo ni mwifurize neza abakora iki? Wapi kubasengera ngo Mana, niba bageze hariya imodoka ikubanuka imukubanukireho, niba yimanukaho umutima umanukireho. Abarokore basigaye ari abarozi barisega barogera mu masengero. Mumbarezo turi mu cyiciro. Hari abafite inzarati za Seriya bananiwe kuzirekura, ariko hari n'abarogera mu masengero. Mumbarezo turi umuhe murozi urabo. Dufite ibibazo. Baravuga Mana, imvura nk'iyi ngiyi irimo inkuba zirimo zikubita inka za Nyagatare, iza Rukiro nawe zimanukire. Abo ni abarokore dufite muri iyi barimo bamanurira. Halo, mumve bereho gatoya. Ndashaka kubabwira ubutumwa nyabutumwa.
tukeneye kugera ku rwego rwaho tubabarira abatubabaza. Bibiliya tubwiye ngo mubasabire, nimubasabire nabi, mubasabire neza. Bibiliya tubwiye ngo nimubiture ibyo babagirira, mukore ikinyuranyo. Haleluya. Ariko uzi ko umuntu akwanga akakubuza amahoro? Uzi umuntu wakwanze? Reka nkubwire, nta kiguzi waha umwanzi wawe ngo agukunde. Ukuyeho Kristo wenyine ushobora guhindura imitima. Ntacyo wakora icyaho kugira ngo musengere neza, musengere neza, mwatureho neza, abana be batureho neza, urubyaro rwe rwatureho neza, mwatureho umugisha, mwatureho kubabarirwa. Buri uko umusengera nabi uba usa nk'uwongera kuboha umutima we, kuko ubu mukuraho uburinzi bw'Imana, ubu mukuraho ukuboko kw'Imana, ubu mukuraho ubwiza bwe. Ahubwo wa mutima wo kugira ngo uce bugufi uragenda ugakora iki? Ahubwo ukanangirwa burundu. Ndashaka kubasaba mureke imitima yacu, ibitekerezo byacu n'ibiturimo byose duhagarare. Yesu nashimwe, murebekewe n'ibyo ugezweho byose. Haleluya, haleluya. Imana iratubwiye ngo musabire ababangiriza. Dufite abarokore basigaye bajyana mu nkiko, baririmbana mu makorari. Ati ndakureka. Abarokore barwana bakarwana bafite Bibiliya. Ati ndagutera ijambo ry'Imana. Abarokore bariseri gukubisha ijambo ry'Imana, gukubisha umwambi w'ijambo ry'Imana. Hano bariseri. Niyo mpamvu ushaka kubasaba mureke tubeseri, tusabire abatwangiriza, tubasengere neza. Bene data, iki kintu cyo kwera imbuto ntabwo ari urugendo rworoheje, rugusaba kwiyanga no kutireba. Umuntu akakwangiriza ukamwihorera. Hari bamwe umuntu ukareba arakubeshya ariko ukemera ko akubeshya. Twebwe rero abashumba mwaratwifatiye. Umuntu araza akagukubita igipindu ukamureba ko yakubeshye, ugaceceka ukamwihorera. Uti mwene data, ukagerageza kumwereka oya n'ukuri kose, reka nkubwire basi ndakagwa mu rusengero, ndakagwa ku gituti cy'Imana. Uzi ukuntu barahira? Ndagatwika ijambo ry'Imana. Waritwika se n'ubu waritwitsa ahubwo. Ikinyoma kiraritwika, kiraritwika. Paroko, haleluya. Turi hamwe. Abantu bararwaye kandi indwara zimwe turwariye mu nsengero zirakomeye. Ukaza waje gukizwa, ariko ubundi reka mbabazi ko tuba twaje guhurira hano, ibindi bitakureba bishaka iki? Kanaka ntavuga neza, kanaka ntabwo azi modeli zigezweho, kanaka noneho nawe kubera ko bavuze ngo ntuzi ibigezweho nawe ukambabara ukarakara. Ntushaka, harimo uzi ko hari n'abantu batagiterana kubera ko bavuze yambara ajagaraye, biramureba. Yesu yatwisangiye tujagara. Ubu niyo mbona mu myaka 30 nibirishije uko nari imeze nuko nasaga. Yesu umubwira uti naje ku mugabo ndi muri waka shop hano, nanjye Yesu araza kuntunganya, wagutunganyije nanjye araza kunkora n'akazari. Uko njyaho ngaho ndware pressure, ngo wavuze ko ndafite ibije. Reka nkubwire, nejo mwabantu mwe bamwe nimugahangayike. Abantu babavuga nabi mubabarire nuko bataza abo muri bo, nuko bataza agaciro kanyu, nuko bataza umugambi Imana bafiteho, nuko bataza aho Imana ibajyana, nuko batazi. Umunsi umwe mu bayobozi banjye batashakaga ko ndirimbana nawe, nigeze kujya ahantu abari we protocol anwaza Bibiliya, aho ngiye ari we bamushinze kugira ngo ankurikirane ninajya amazi ngayo yaje aho nagiye. Ntukanije uribuka mu myaka 30 ishize. Ko mwebwe mujye mutinya Imana. Akandi kamerera umubiri wagatsindwa n'agasana usubizayo kari wayindi ikagarura kakandi k'inyuma. Sinzi ukuntu nabonye ari mafata
Bibiliya ari mateka ashaka inzira aho ndi buce cyane ndavuga ndi we ibitekerezo bisubirayo uri uka muri korale uyu mubiri uragatsindwa n'agasari uzi gusubizayo neza ugasubizayo neza gikora ari seriye nta niyakibuka ko byabaye. Iyo Imana yaguhaye ijambo abataguhaga intebe barayiguha. Amen. Niyo mpamvu udakeneye kurwara pressure nuko batazuburiwe. Igihe cyagera bazaguha umwanya bazaguha ijambo. Uyu munsi urajya kuvuga ari mwuko tugera mu bihe ugasanga abandi bafite ijambo wowe iryawe rigasubizwa inyuma kubera wenda umutungo ufite. Sinongera kujya mu nama, sinongera kujya mu nama y'umuryango bazasubira. Ni byiza ko ujyayo kubaka ubuhamya ariko bagusuzugura noneho igihe kizagere barakwimaga ijambo noneho ugereyo ufite ijambo ufite n'akanoti. Amen. Yesu agira neza. Wumve bavuga ngo amen. Agira neza. Uwo muntu utamubabarira uzakomeza gusa nawe ntabwo uzakomeza kuba inyuma ye. Nukomeza kumubabarira n'urwego rwisumbuye urwo. Na mesikari uzamutse metapa atariho. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ariko biragusaba kwiyanga. Yesu yaratubwiye ngo ushaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Biragusaba gusa n'uwiyibagirwa. Ntabwo ushobora kubabarira abantu ukiri imbere yabo. Urimo muranyumva? Icyo ndimo mvuga kuba imbere yabo ukireba nkaho ari wowe ufite agaciro kubarusha. Ukireba jewe. Iyo ugeze ku rwego ikintu cya mbere, iyo ugeze mu gakiza kamaze kugucengera neza, ikintu cya mbere Yesu abanza gukinyagaza ni jewe. Yes. Cyane. Urimo muranyumva? Nicyo abanza gucecekesha agasaku kajewe. Unkora gute? Ntibambwira gute? Ntibandeba bati. Ntabwo bandeze gute. Jewe sintunga urutoki. Uzi ko hari abarokore batagitunga urutoki. Twebwe turimo turavuga ngo bagukubise nitama ku buryo uhindure mutunga urutoki sure. Mutunga urutoki urebe. Uzi kubwira umuntu uti muroko ese wakwigije yo gato. Ubu ni mureba n'uyu munsi ubu hari abantu bumva babangamiwe kuko bampagurutsa nkandi. Kumpagurutsa nkandi. Jewe ngomba guhagarara nkandi. Ariko reka mbabwire mwebwe abahagaze ijuru iyo rigreba mumbabarire mbabwire ni mwebwe Imana ihumurisha. Kubera iki? Mwakoze umutima wa kigaragu wo kwemera kwicisha bugufi kugira ngo abanyacyubahiro bandi bicare. Ariko ijuru rirareba umuntu were ufite icyo yirekesheje, ijuru rikagiha agaciro. Umva bavuga ngo amen. Kugira ngo habeho umuntu wicara yumva ijambo ry'Imana agubwe neza nubwo bitoroshye imitsi iragoye ariko hari ijuru risana. Urugero mbahaye. Buriya niba hari abantu nubaha mu rusengero nubaha protocol ndanabubaha cyane. Yuva ku bantu we banakwereka aho wicara ukaraka cyese ni buhicara ariko bo nibicaye. Twende kwa wazi baragenda. Yanakwereka umva ujye umenyera abandi jewe sindimo. Wicaza abandi jewe bene data ndashaka no kubasaba muborohereza akazi kuko nibicara bemeye kuba abagaragu bacu. Amen. Araza akaguprotokora akakubwira neza akakuyobora nk'umunyacyubahiro akaza bagasigara. Iyo zashize biramureba. Muba twagiriye ni muwe mumbabarire mbabwire protocol mubona agiri muwe mwebwe ni muri kuko ni ibyanyu ni inshingano zanyu. Mundakarire niyo mwicaye hari uko tubareba igitsuri ngo kuki mutahagaze mukomeze mukurikirane neza. Ijuru rirashaka yuko tugira umutima w'umuntu. Hari ibintu ukunda ariko ijuru riragusaba ko hari ibyo wakwirekesha. Icyo wifuza ko abandi bagukorera. Bene data nta muntu udakunda guhabwa agaciro. Nta muntu udakunda gukunda. Niba hari ubukene buhari ku isi ni ubukene bwo gukunda. Niyo mpamvu mureba n'abana bacu
aba bana b'urubyiruko umuntu yamubwiye ngo ndagukunda ngumeze nka marayika uturutse mu ijuru, akana gahita kagenda kakakanura amaso gatekereza ko ibyo bakabwira ari ukuri, naho ari igishuga kirimo kikabeshya. Abakobwa bacu ntugire ngo n'abahungu bacu umuntu umweretse ngo aramukunze aramwimariramo, ariko reka amabwire ni ikimenyetso kikwereka ko hari icyuho cyo bita urukundo nyarwo. Niyo mpamvu dukeneye tukagarukana urukundo rw'umwimerere. Mureke tugire urukundo mu itorero, kandi ntabwo urukundo rwahaba hatabaye kubabarira. Mwene data azaguhemukira. Hari ibintu abantu bagambirira gukora, hari n'ibyo batagambirira, kikamubaho gusa ugasanga nimureba ko ushobora kuba ndimo mvuga hano ijambo rimwe rikavamo rikaza rikagukubita ukaba hano wakwikiye, ariko wenda sinashakaga kugukomeretsa. Umva avuga ngo amen. Amen. Reka nsoze n'uyu murongo. Oh, hallelujah. Amen. Kubabarira ni inshingano z'umukristo wese. Ndagira ngo ujye muri Matayo 5 usomera umurongo wa 23 kugera ku wa 25 dusoreza. Some mu izina rya Yesu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa, ukibuka yuko ufite icyo upfa na mwene so, usiga ituro ryawe risige imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe, ubone kugaruka uture ituro ryawe, wikiranure vuba nukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushikiriza umucamanza, umucamanza utaguha umusirikare, umucamanza nawe agahita gushikiriza akagushyira mu nzu y'imbohe. Barangiza iyo bimaze kugushikiriza umucamanza, nta handi hasigara nukujya mu mabuso ukayakanurira, tukajya tugusurira mu idirisha. Ni gute dushobora kuba turi abarokore? Ijambo riratubwiye hano ngo niba ugiye gutura, kera bajyaga gutura, amaturo bajyanaga, bafataga inka, bagafata ihene, bagafata intama, bagafata amaturo yoswa, barayafataga bakayajyana imbere y'Imana. Byari ibintu bikomeye gutura. Bamwe baturaga bashima Imana, abandi baturaga amaturo, ibyo bitambo baturaga bimwe byari ibitambo byo gukurwaho ibyaha byabo. Ariko ijambo riratubwiye ngo niba ugiye gutura, muri wa muranyumva neza, niba ugiye gutura, ijambo riratubwiye ntabwo ari byiza guturira kurwana, ntabwo ari byiza guturira kwishari, ntabwo ari byiza guturira ku muntu waguhemukiye. Biratubwiye ngo nugera mu rusengero ukibuka ko hari mwene data waguhemukiye, ituro risigaho, ubanze. Mu yandi magambo, Imana irashaka ubwiyunge bwawe na mwene so kuruta uko ituro ryawe riza. Mwabyumvise neza? Ijambo riratubwiye ngo usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so. Urumva ukuntu bikomeye? Ubanze ugende wiyunge n'uwaguhemukiye, n'uwakubabaje. Ni bangahe bashoboye no gusiga iryo turo, usibye n'ituro no gufata umwanzuro? Umwuka wera uzi ukuntu kenshi aduha imbuzi, ariko tukanga tukananira. Ndashaka kubasaba, ndashaka kubatereta, ndashaka kubingira, ndashaka kubahendahenda. Mureke tugire umutima wo gusubira inyuma, tubabarira. Itorero ririmo amashyari atakabaye ngo usiko abantu bagirana amashyari, umuntu badasangirira ku isahani imwe. Ntabwo mufite umugabo umwe, ariko umuntu akagira ishyari ry'umugabo wawe, nangwa ry'urugo rwawe. Rasiyo simwe, ariko umuntu akumva biramureba cyane. Turumvikana neza? Ijambo riratubwiye ngo siga ituro ryawe
Imana irashaka yuko ugira ibyo usiga inyuma ukabanza ukajya kwiyunga na mwene data. Cya kindi warushize imbere ukeneye kugera hagati. Imana itarareba iturira abanza kureba ubwumvikane. Irashaka ko habaho ibiraro byubakwa hagati y'abantu batandukanye. Kwiyunga n'umuntu ntabwo musabwa kugira ngo musekimwe. Oya, biratandukanye. Hari abantu bamwe kubera ko kwiyunga, oya, shobora kuza nkagusaba imbabazi ariko sinshobora gusa nawe. Hari abantu bamwe gutanga imbabazi ntabwo bisobanuye ngo ndamore nk'ibyo ukora mwiyungaho, niba ubeshya nanjye ndabeshe. Oya, nta tandukaniro, n'ibyo nihanye birapfuye. Nkeneye gutandukana nawe nkakora ibyo Imana yishimira, nkera imbuto zigaragaza ko nyishije. Mbashiriyeho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho. Imana irashaka. Ijambo riratubwiye ngo wikiranure vuba, ntabwo ari kera. Wikiranure vuba nukureka. Ariko mwari bamenye ko umuntu akurega akagera no ku rwego rwo kukurega imbere y'Imana. Imana reba ukuntu mubitika. Reba ya marira ndimo ndira. Hari abantu barira amarira bayarizwa na bene data bari mu nzu y'Imana. Hari abantu bafite agahinda karijya no mwini atari bya bindi by'ibihimbano, kuko hari abantu birebaho gusa. Wowe nureba ibyo ukora abandi, ugahora ureba ibyo abandi bagukora, wowe ugahora uri intungane. Ni byiza kureba nawe ibyawe bitameze neza. Ijambo riratubwiye ngo wikira. Ni gute dushobora kuba dufite bene data umuntu akajya kurega mugenzi we, akamurega mu rukiko, tugasanga barokore umva niyo baburanira mu ijambo ry'Imana. Umva we satani kazi, wowe amudayimoni, uri shitani. Undi nabavuga tumva rero uri igini, kandi mu izina rya Yesu ndagutwika n'umuriro. Turutse mwe abarokore ukicara ukavuga Imana, noneho ndabigenza gute? Yene nyana bamamagara mu rukiko, mwafatana mu mashati nagezeyo ndi kumwe namwe. Abanyamakuru bati pasiteri wari he, bakakujomera. Bakurikiranye ati nanjye ndi hano, bakashira uzarware wenyine. Mujye mundindizo nkiko zanyu, muzajya musanga hano mabwirize babakuyeyo nangwa mwagiye. Ndabasaba mureke dukizwe. Ndabasaba gukizwa, biradusaba kwiyanga, biradusaba amahoro. Yesu yadukoreye ikiguzi, yadutangiye ikiguzi kiruta ibindi. Niyo mpamvu twikiranure bene data. Tutubazo n'udupeti, hari aho tuzajya tuzibagirwa umubabaro, hari aho Imana izaduhanagurira amarira. Aha ntabwo ari iwacu ni mu ijuru. Iyi si dukeneye kuyibamo, tukayiteganyiriza nk'abazayiba mu iteka ryose, ariko tugakorera Imana nk'aho turi buyivemo mu gitondo. Niko bimeze. Zirikana umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Ndagira ngo uhumirize amaso yawe aho wicaye. Ntabwo reka ngusabe, haguruka. Wicaye wese haguruka. N'abarwayi b'ubwoko haguruka. Imana irakiza. Ndagira ngo uhumirize ku maso yawe. Hari abantu bamwe imitima yacu irarwaye, nta kindi irwaye. Hari bamwe turyama ntitunasinzira kubera ibikomere abantu baduteye. Imitima yacu irababaye. Bene data, ukuri kurahari, ibikomere birababaza. Iyo ufite igikomere gituruka ku nshuti kiraremera, kimeze nk'igisebe cy'umuvogo. Bigoranye ko wanababarira umuntu kubera ikintu yagukoze. Ariko hari Imana mu ijuru, Imana nyir'imbabazi, Imana y'urukundo, irashaka kubabarira. Ngo nimwababarira, na So wo mu ijuru azababarira. Yesu aravuga ngo nimwakunda ababakunda, bizabamarira iki? Ko n'abafarisayo n'abanditsi ko ariko bameze. Ndagira ngo ujye imbere y'Imana
urebe uwo muntu waguhemukiye, uramuzi mu mutima wawe, uramureba. Hari naho ugera hagati ukumva birasa n'ibyavuyemo, ariko ingaruka z'ibyakubaye iyo zigarutse ukongera ukibuka. Ndagira ngo ujye imbere y'Imana ubwire Imana ati Imana, yewe ntabwo nakwishoboza, n'imbaraga zo kubabarira, n'imbaraga zo kubabarira, n'imbaraga zo kubabarira. Ijambo rirambwira ngo urukundo rutwikira ibicumuro byinshi. Yesu yaza kureba ibicumuro byacu ntabwo aba yaratubabariye, ariko yaturebeshaje amaso y'imbabazi. Jya imbere y'Imana ubwira Imana ati Imana, mbabarira, mbabarira kubw'umujinya, mbabarira kubwo kurakara, mbabarira kubwo kutabohora mwene data runaka. Wowe mu mutima wawe ndagira ngo uwo muntu umurebeshe umutima. Hari abagiye yabukoze wumva binagoye kubabarira, ariko ubwira Imana uti jyewe ntacyo nshoboye, ariko wowe urashoboye, wowe urashoboye. Hari imbabazi bene data. Ijambo Pawulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga. Hari imbaraga n'ubuntu bwa Kristo. Ya Mana nanjye yansanze cyagiye numvaga wa muntu wamvutaguraga bya bikoni, ba bantu bambwiraga amagambo y'urucantege, ba bantu banyitaga amazina, numvaga ntashobora kubabarira. Yesu arareba, arababarira, nawe yaguha izo mbaraga. Data mu izina rya Yesu, ujya imbere y'Imana uvugana na Yesu, umubwira uti Yesu mweretse uwo muntu n'imbaraga zo kumubabarira, n'imbaraga zo kumubabarira, n'imbaraga zo kumubabarira, n'imbaraga zo gusiga ibindi nakoraga, njyobore kubona imbaraga zo kujya kwiyunga n'uwo muntu. Yesu umwuka wawe wera reka nyobore, reka kamere y'urwango, y'ishyugango, y'umushinya ikurwe muri jyewe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bambabaje, abantu bamemukiye, abantu bamwagiye igitugu, abantu bankoreshaga ibyo ntashakaga, abantu batumye nicara aho ntashaka kwicara, abantu banjyanye mu cyicaro nigeze ntekereza, abantu bandisappointinze, babandi bandetinze down, babandi, those who let you down, those who disappointed you. There is power, there is grace enough to enable you to forgive them. Yego Yesu, biracyashoboka, biracyashoboka, ntabwo ndimo mwumva. Saba Imana iguha imbaraga, saba Imana iguha imbaraga, saba Imana iguha imbaraga. Birashoboka bene data, bene data, birashoboka, 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 birashoboka. Data mu izina rya Yesu, turababarira abo baduhemukiye, turababarira abo batubabaje, turababarira abo batwishe amazina, turababarira abo batubabaje. Amaraso yawe aratwigisha, araduhugura, aradukangura, araturemamo kubabarira. Mwuka wera, mwuka wera, kwigisha. Hari umuntu bene data, hari ubuntu n'imbabazi, hari ubuntu n'imbabazi. Izo mbabazi Yesu yakugiriye birashoboka ko hari undi yakugiriye. Benshi mukomerekeye mu rukundo. Hari abakobwa bafite ibikomere by'abakuzi, hari abasore bafite ibikomere by'abakuzi, hari abagabo bakomerekeye mu rushako, hari abagore bakomerekeye mu rushako, hari abana bakomerekeye mu miryango, bakomerekeye mu nshuti n'abavandimwe, hari abakomerekeye mu murimo. Imana irashoboye bene data, byose Imana irabishoboye. Zamura ibyo biganza byawe, vuga uti Mwami Yesu, vuga uti Mwami Yesu, vuga uti Mwami Yesu. Uyu munsi wa none nje imbere yawe ndagusaba imbabazi ko ari umuntu nahambiriye ku mutima wanjye, araboshe. Yesu ntabwo nakwishoboza, shoboza, shoboza kubabarira abamemukiye, kubabarira abambabaje, kubabarira abambabaje, kubabarira abamemukiye, kubabarira abankoreye ibyo nishimiye. Yesu ndakwinginze, ngirira ubuntu, unshoboreshe kubabarira abo bantu. Kuva uyu munsi, kuva uyu munsi ndabarekura, ndabarekura,
ndabarekura n'imbaraga zo kubarekura n'imbaraga zo kubarekura n'imbaraga zo kubarebesha amaso y'imbabazi n'imbaraga zo kubakunda n'imbaraga ntabwo bishoboka. urakoze Yesu, urakoze Yesu, mu izina rya Yesu.